Ukuvuga ngo uriya isengesho ry'umukiranutsi koko kandi n'akarusho n'umudamu warisi zarigera imbere y'Imana. Ariko tureke no kubicisha hirya turabayumbe twese turabakristo twese tureke no kubicisha hirya. Jewe iyo nafashe neza igitaramo neza noneho nzira no kubona umugore cyangwa umukobwa wafashwe wa undi muyumbe wafashwe neza agatibure masozo azanzamura mu yindi dimension y'igitaramo. Umugore warize neza cyangwa umukobwa watanze neza ariko tayandi umuzo afite imbuto zose tayandi mahimba mama yangu umunsi umwe umudamu yaranzamuye umupasiteri umwe wacu akazavuga ngo urugo avuga ati mwabasore ashingira avuga ati mwabasore ukwiza ingo zose muzamubona ahangaha takindi gusa zirusha izindi ziri zasambutse nukwihangana gusa tijye mukaza mubona baso babagenda nabanyoko ngo babagenda hanze muvuye ngo uzenda ngo hari ikindi bakoze ni ikintu kimwe gusa nukwihangana cyakora batobimenye abazabimenye kandi ugasanga kimwe batobimenye nubwo batobimenye ariko Imana ireba mutima iva yayibona nubwo woyisha ari umukristo abantu tamagura atazamenye gusa cyane tuko twitinda wenda ku ngo zinaniranye ko turatinda ku bakristo wenda no gukomeza n'abandi bari mu bigaragazo swate by'umugore cyangwa umugabo. Muraho nshuti turabasuje mwese aho muherereye turi hano kuri channel ya Kamenyero Official. Turabizi ko muza mudukurikirana umunsi ku munsi kandi muri inshuti zacu za buri munsi. Turababona abakora comment, abakora subscribe ndetse na share, muri abantu beza cyane. Hanyuma turi hano murabizi channel yacu ico izikora ikunda kwamamaza ubutumwa bwiza mu ijambo, mu ndirimbo ndetse no mu buhamya butandukanye. Tukaba turi kumwe n'inshuti hano ndi kumwe n'umufasha wanje hano nawe reka muheze yivuge nitumara dukomeza n'ibiganiro kandi dukomeze tugubwe neza. Turabegereje mwese aho muherereye mukomeze mudukurikirane kuri umurongo wa channel yacu. Murakoze cyane ku mazina nanje ni Aline Nyasamaza. Nabakoreye ikiganiro hashize nk'amezi angahe ngira ngo uko murangibuka none twagarutse noneho twembi. Hari igihe bamwe bazi umwe kwiwe undi kwiwe ariko uyu munsi twaje nk'abakunzi bacu kugira ngo tubiyereke tuzaza muvuga ati sura mugabo umugore we n'uwuhe cyangwa ura mugore umugabo we n'uwuhe. Nitwe dukorera kuri iyo channel yiwe. Twaje kandi tunabashimira twabonye urukundo mwatweretse mwaradusapotinze mu buryo bwose aho tugeze ni mwebwe tubikesha. Niyo mpamvu twagarutse kugira ngo tubazanire ibyiza ku bindi. Ko murabona iruhande rwanje hariho abatumirwa twazanye kugira ngo tugume twungurana ibintu byinshi. Tuzavuga ibintu byinshi cyane bizabafasha kandi namwe byo muzokenera mwumva ko twobaheza tuzobibaheza. Turahari ku bwanyu. Rero turabakiriye hano hantu muze tubane mu kiganiro mutangizanye natwe murangizanye natwe. Murakoze cyane agize neza kwivuga abatari bamuzi ubwo rero muramumenye. Uyu niwe mufasha wanje niwe tubana niwe nyina w'abana banje. Dufite abana babiri b'abahungu beza muzogira amatsiko yo kuza kubareba mugere mu rugo iwacu. Hanyuma dufite abatumirwa kuko twababwiye abatumirwa beza cyane. Tumirwa beza ntitwobavuga barivuga kugira ngo mubamenye ariko nibivuga murahita mubamenya. Abantu benshi barabazi bafite channel nawe yabo ubwo baraza kuyamamaza titwivuga. Rero karibu kutwibwira mwibwira n'abadukurikiranye bose aho baherereye. Murakoze cyane ku mazina nitwa Mukiranutsi Paul. Korera kinyamakuru cha Mukiranutsi and Yvonne Family ndango kuba tubona buri munsi. Hanyuma rero nayo mazina yanjye twishimiye kuba hano kuri kinyamakuru cha Kamenyero Official.
rwose nuko twitwa. Reka rero iwacu nawe wenda abibwire niturangiza dukomeze ikiganiro cyacu. Murakoze cyane, je baranzi cyane kubera ko nyura ku macano menshi. Banyita Yvonne Kamayo, ndi umudamu ndubatse, uyu ni umutware wanje. Aho nyine muri ico kirambi cyo kwa Mukiranutsi and Yvonne niho dukorera kacano yacu. Hanyuma rero twaje hano kwa Kamenyero Official, turasaba kugira mukore subscribe, share, comment kugira ngo ibintu bikomeze bibaryohere mu matwi. Ibyo babacishaho mbere bazabacishaho indirimbo, bashishe kigana nubwo batinze kandi mwaratinze muzabwira vuba kugira ngo ibintu bikomeze biryohe. Nuko ubakurikirane rero, bakurikirane kugira ngo mukomeze mwumve uburyohe bw'ibiganiro. Murakoze cyane. Murakoze cyane bene data, abashitsi, abatumirwa, mwagize neza ko twitaba. Kandi abantu beza mwagaragaje ubushuti tugirana, kandi abatari babizi aba nibo batubereye marene na pare. Nukuvuga ngo uyu niwe abavyeyi, nako aba nibo bavyeyi bacu, nibo bavyeyi bacu abatari babazi. Hanyuma twatekereje kuganira hejuru topic yacu, twatekereje kuganira hejuru y'urugo rwiza, urugo rw'abakristo. Urugo rw'abakristo, itandukaniro ry'abakristo n'abapagani. Nicyo twatekerejeho, kandi icyo ni ikintu umuntu wese ashobora kugira amatsiko no kumenya itandukaniro ry'urugo rw'umukristo n'urugo rw'umupagani. Hanyuma umutumirwa wacu niwe ushobora kuba afite inararibonye guzenda kuturusha, nawe muvyeyi amuzukuri agomba gutangira akatubwira itandukaniro ry'urugo rw'umukristo n'urugo rw'umupagani. Ese itandukaniro ry'urugo rw'umukristo n'urugo rw'umupagani rimeze riti? Murakoze cyane, ikiganiro cyiza, ndumva misije ari nziza cyane. Nubwo wenda dushobora kuvuga uko babagabo bahariya hirya zano nguko nguriya muntu wicaye ari atababyumva, ariko buri muntu azavuga ko tekereza. Nubundi tukenene ibiganiro zanyu, comment zanyu, muzotubwire ati ahari suko muzogenda kunuko mwari kuvuga gutya, cyangwa urugo rwiza twe bwo tubona rw'abakristo nuko rugomba kumera. Nicyo kintu tuba tukeneye, no kuvuga ngo buri muntu wese abakenewe kugira ngo avuge igitekerezo cye, kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza. Uko ntekereza urugo rwiza, si tuko twebwe twigezeho no kuba no mu byaha cyane, biratandukanye urugo rw'umukristo n'urugo rw'umupagani. Ari igihe wenda tufate nko ku rugo rw'umupagani ugasanga umugabo avuye ngo kumwa cyangwa se umugore, ariko bagera mu nzu bombi mbara abapagani, ukamusanga ni amashupa, baragwanye mu nzu, baratonganye imbere y'abana, baratukanye hanze, nta soni bafite zo kugwanira hanze, nta soni bafite nizo kugwanira no mu cyumba. Abo ni abapagani imbere y'abana, muri societe, imbere y'abantu hariho hose. Ukamusanga ari bamwe tuza tubona tubana bo mu bundi bwoko, ariko bazama bashorerana gutya n'umugore, bakaba binjira mu kabare, bagama basohokana bombi, rimwe na rimwe bakagera mu nzu bagwanye nka gatatu. Urwo urugo rw'abapagani. N'amafaranga abana bashobora kuba, ugasanga swati n'amafaranga ntageze no mu nzu, ayishire mu kabare. Niza mbitekerezaho igihe kimwe nigeze no kubivuga. Umunsi mwana mfite $100, mpamagara umugabo umwe, turagenda hari Buvira, twinjira mu kabare, sama zishira uwo munsi wose. Urumva? Noneho rero tekerezaga iyo nza kuba nari mfite urugo, kumurumva ngo rugo kuntu ruba rumeze, kubiri kose nogera mu nzu tugashwana n'umugore. Ariko urugo rw'abakristo so uko rugomba kumera. Pawulo aravyanditse aravuga ngo niki cyo hatandukanya ngo n'urukundo rwa Kristo. Muse no gupfusha
ni inzara ni inzu y'imbohe ni ibiboko ni ukuvuga ngo mu byiza no mu bibi yaravuze ngo duhore dushima wategereye nimba ubu nyine wenda dufite muri situation y'ubukene ntacyo mfite twate ntanakazi wenda ndanabona ngomba kugira imyitwarire y'abakristo kerera umugore imbuto nakanerera imbuto mu buryo n'abana nibatubona bakavuga ngo ukuri abavyeyi bacu n'abakristo twaburara tutaburara kuko abantu kandi bazaburara iminsi yose none uraburara ariko ejo umwanditsi aravuze ngo rega ibyo nibwira kubagirira nibyiza si bibi ni ukuvuga ngo no mu migenderere yacu n'imivugire yacu n'imyicarire yacu abatubona gusa bakabonamo ubukristo mu rugo rwacu challenge gusa mbona muri iri nzira cyangwa se mu ngo z'abakristo ni gusanga umugabo ni umukristo swazi umugore n'umupagani cyangwa ugasanga umugore ni umukristo umugabo n'umupagani n'umwe kashitse ifaranga mu rugo arahembwa akamazimarira mu kabari abana bariga murategera abana bariga so tugasanga babakwe no ku masomo kubera ubagitse bw'umugabo ariko n'ubundi wowe mugore uzi neza yuko umugabo wawe ari gito ariko wowe ukaba umukristo ugomba kumwerera imbuto kuko ingeso z'umugore zihindura ingeso z'umugabo ni nako bibiri zivuga ngo umugore biroroshe cyane guhindura umugabo ariko umugabo ngo biragoye guhindura umugore biragoye cyane guhindura umugore biragoye cyane ni ukuvuga ngo ingeso nziza z'umugore zishobora guhindura wa mugabo ari umupagani mu gihe wa mugore ari we mu gihe wa mugore ari we mupagani mu gihe wa mugore ari umupagani kandi nyine bibiri ivuga ko uko bigoye ko umugabo yohindura umugore mu gihe wa mugore ari umupagani uwo muhindura gute wowe uri umukristo wa mugore ari umupagani umugabo we ari umukristo umugore ari umupagani icyo muhinduza gusa ni ingeso nziza icya kabiri ukamusengera ariko bibiri ikivuga nico ngico iravuga ngo biragoye umugabo guhindura umugore ariko umugore biroroshe urazi ko umugore yashatse guhindura umugabo biroroshe kumva ijambo rya mbere no kumwerera imbuto gusa ari umugore nzi washatswe mu basita muri bene wacu kobwa basinzira umugabo yaramushatse ariko umugabo akaba ari umusinzi ni umuntuzi umusaza wa Nyagicumbi Kasiyoma noneho bukeye uwo mukobwa arashaka mu basita maze gushakwa umugabo akaba ari umupagani ariko wa mukobwa aravuga ati takibazo nje nzoshaka kuri umugabo tacu bitware bageze mu rugo bamaze kuba umugabo n'umugore noneho wa mukobwa aravuga ati sawa umugabo waje ari kunguka za mwizoga takibazo nzoza njana nawe wa mugabo yasohoka aja mu kabari akajana nawe akambwira ati mugabo wanje reka takibazo reka twitegure teke nimara guteka tujane mu kabari bagashorera akagenda bakicara mugabo akamwe amara kumwe akambwira ati tugenda kandi akaba ari mu amafaranga niwo agafata amafaranga akashira mu mufuka wa mugore akambwira ati ngaya ayuma nuko buke bigenda bigenda je n'umuntu wazumbira story ntabwiye ko ejo bundi yarahindutse umudamu arakiza umugabo barakije inshuro ya gatatu barajana bagarutse wa mugabo aramubwira ati umugore wanje ibisinyo bishobora kuva none ndakijijwe kuva none ndakijijwe izoza jana na ariko umugore imwe wawudeba mu kabari n'abana icyo gihe wa mugabo arakizwa arabatizwa n'umugore mu kabari ariko amwerera imbuto nziza iramubwira ati zojana nawe kubera ko nasanze uzumizo none zo gukwirana uko kintu cyose ariko tuzatujana agiriso jawe impamvu ntanumva ko umugabo iwe yoroshe guhinduka kurusha umugore ni ukubera abagabo imitwe y'abagabo siyo y'abagore umugabo aza yumva cyane kurusha umugore w'umupagani kugira ngo umuhindure biragoye cyane kubera abagabo bumva vuba umugabo gusa iyo iwe
akantu gatoya azama kagazura kagira kanini cyane. Umugore gusa ukoze geste nziza yo kumwerera imbuto yaza yasinze ukamubwira ati mugabo mwiza nacunze icara urye nubwo yoba yayama agwa hejuru y'imeza ukamubyutsa ukamugaburira. Umugabo gusa yabonye ko ngako birangiye nuko ariko umugore gakeriyo yagiye inzira za micoro kugira ngo umugarure. Abagore turi wamugarura gute ko umugore agoye kugarurwa na Bibiliya yarabivuzega. yarabivuze yarabisobanuyeho yaravuze ngo icambere umugabo gerageza naho umwerera imbuto icakabiri sibyo ukamusengerera Imana ikamuha cyangwa wobanza ukamukubita utunyafu twinshi yazatahuga kubita umugore gukubita gukubita kera ubwega gukubita mu bukirisitu kandi ntibyemewe kandi kuvuga ngo uze gukubita no gusenga aho ngaho Imana ntiyo kumva kera tuba weze n'imbuto ni kamere iba yayi nayo masengesho sinzi ko yoshika imbere y'Imana ariko ugerageje kumusengera kubera ko amasengesho birizi tugira amasengesho y'umukiranutsi agira umumaro kumva kubera ko iyo wasenze kandi ukamwerera imbuto ndumva izo ngiro zamusarura. Na Yakobo yaravyanditse yaravuze ngo ahirwa bihanganira bibagerageza ico uwo no musaraba umugabo yahuye nawo ariko akawihanganira agasenga cyane asengera umugore we akihangana yerera umugore imbuto ivyo cyangwa byakunda umunsi w'Imana yo wageze umugore azahinduka. Ariko abagabo biragoye kubyihanganira kubera ko abagabo bazaba ngo noneho uyu munsi ubukristo ndaburambika arambona ubukristo ndaburambitse kubera ko abagore bagoye nyine guhinduka akamwerera imbuto akabona birarambiranye akavuga none ndaburambitse. Uretse no kuburambika abagabo hari ikintu kimwe muzamukoresha abagore twebwe tutokoresha tuzo iyo umugabo yakunaniye uza wihangana ugasenga nubwo ufite makiya ariko ukihangana azabigerageza akagukubita akakubwira gute umugore akihangana. Ariko abagabo mukunda gukoresha ikintu kimwe gusa sinzi niba abakristo wenda uri umukristo wo kwihangana ariko umugabo kubona umugore wanyoye inzoga bazamakoresha ijambo ibo kwihangana kwanyu simbizi niba ari bakunze gukoresha ijambo urataha iwanyu kera kamuhamagaza umuryango wa mugabo gito kubera ko umugabo udakijijwe nukijwe kugira ngo ubone umugore yakunaniye burundu wahebze mwebwe bakunda gukoresha ijambo urataha. Yego turiko tubitsinda turiko tunavugana nabo bagabo barahari ariko si wo umuti twe twabazaniye n'uyu. Ufite umugore wakugoye, ufite umugore uzumwa, ufite umugore wenda usugenda mu zindi nzira, Bibiliya zivuga ngo mwihangane kuko kumwirukana siyo solution. Dore ko n'ubundi abandi bunyine ko barabirukana bakazana abandi siyo solution. Mwihanganire kuzageza umunsi Imana izamuhindura swate mu masengesho yawe swate ku mbuto zawe. Ubonye gusa wirukanye umugore, ubonye utandukanye n'umugore, unaniwe kumwihanganira, deje ubukristo buzabukunaniye. Ubukristo ngo tuzabupfana no mumva kandi utihanganye twe ko turavuga umukristo kristo nyakuri. Umuntu utihanganye kigaragaza icyo cyo cyose uwo nguwo abatari umukristo. Ariko umukristo nyakuri kuko turazaga no kuvugaga nyine byenda ningo z'abapagani. Ariko umukristo nyakuri yo ntihanganye yanze zitubwira ko yo wihanganye. Umugore nawe yaramugerageje arambwira ati se iyi ngwara kurabona iyi ngwara kurabona ko uzogera kuki ihakana Imana yawe. Ariko yo aramwihangana kuraga n'umugore yari yamugerageje cyane yari yamugerageje ko ntimukazamugereranya Yobu n'abakristo bari bubu nyine muri 2026 kuragereranya Yobu ariko yari umuntu ntabwo yari Imana yari umuntu ntabwo yari Imana yari umuntu benshi bo bukaraba gutya ngo turarambitse akama ayasa umugore abo rero baburambika abayananiwe nibo turiko tubwira ko nuburambika kubera ko utiyanganira ikigerezo cy'umugore wawe uzaba wananiwe kuko Bibiliya yavuze wacu niko yavuze ngo hayigwa aramiriye ko hayigwa ngo wihanganira ibumugerageza
kuko ngo niyamara kunesha azahabwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Kandi umukristo utihanganiye ikigaragazo icyo ari cyo cyose, uwo nguwo aba yaneshejwe kandi taba ari umukristo. Ariko tugomba kwihanganira ikintu icyo ari cyo cyose, kuko Bibiliya zitubwira ngo Stefano bamutera amabuye tiyabatutse. Kumva icyo nibwo rugero umukristo wese agomba kugeramo, tiyabatutse, ahubwo yaravuze ngo Mana babarire kuko batazi icyo bakora, akazabonera mu rukundo gusa. Babaze mukiraho ngaho, none se mushobora kumbwira umugabo w'umukristo, apana kuvuga ngo uba wanane, umugabo w'umukristo yemera yuko umugore yamunaniye ashobora kuvuga ngo taha atahaje iwabo aho yavutse kwa nyina na se? Ico tekereza Bibiliya bivugaho, izivuga ngo nimba haba divorce y'umugabo n'umugore, sibyo mutandukane, iyo umugore agenda agashakwa, umugabo nawe yagenda agashakwa, kuko nasubira gushaka tagashaka, kuko nasubira, ibyo nibyo biri zitanga ubusambanyi. Wategereye nimba ubu nyine tukuroganyije n'akananirwa kukwihanganira, ugataha iwanyu mu muryango w'iwanyu, nanjye kagoma mu wanje. Bibiliya zivuga ngo ugende iriya uwihanganira kubaho wenyine, naje yondi nihanganire kubaho jenyine, ariko nigenda ngafata undi, ico nico Bibiliya zita iki? Ubusambanyi. Mu muco wacu gasi uko bimeze. Ati turi mu muco. Oya ati turi mu muco, ariko kuko ubundi abantu barabivanze. Usibye n'ibyo abanyamurenge bazashaka kugira umuco cyane, sibyo, ariko umunyamurenge aza yihangana, yagera ku munota wa nyuma akavuga ngo simutahishe, agashaka ubundi rwihishwa. Ariko nanone niyamushatse guhishwa bazabimenya, kimwe batobimenya, abazabimenya, kandi ugasanga kimwe batobimenya, nubwo batobimenya, ariko Imana ireba mutima iriva yayibona. Nubwo woyisha ari umukristo abantu ndamakuru atazamenye gusa, cyane cyane tuko twitinda wenda ku ngo zinaniranye, ko turatinda ku bakristo, wenda no gukomeza n'abandi bari mu bigaragazo swate by'umugore cyangwa umugabo. Nimba namahirwe kugira umugabo n'umugore bumva kimwe bakijwe bombi, Imana ishimwe, ibyo namahirwe. None ku muvandimwe ufite umugore wamunaniye cyangwa afite umugabo wamunaniye, abo rero nibihangane. Nico tuhatubwira abantu, umuntu we kuko ndakigaragazo nakimwe, kandi nawe zivuga ngo Imana ntizi umuntu ikigaragazo adashoboye, kidahuye no kwizera kwe, kuko Imana iduhamagara, kandi Imana imaze kuduhamagara yaduhaye n'ingo, yaturemeye n'ingo, yamikuremera n'uzushaka, kuko simba narashatse nyasa amaso, Imana itamungenera, yamikurema, yamivuga ngo uzobana kiramutse azobana na Ivone. None Imana imaze kudushira mu ngo k'abakirisitu, tugomba kwihanganira ingo zacu, kuko ndakigaragazo na kimwe kitandukanye kidahuye no kwizera. Niko kuri ubukristo ni bwiza, kandi ko turavuga neza nyine ko kubakira mu bukristo ari byiza, ariko hari ikintu kimwe, hari igihe umugore abagabo cyane, iyo umugabo ari umupagani, hari igihe wenda bafite ibintu byo kurwana, ndi umukristo akaza none akankubita, ejo akankubita nkihangana, siko turi kuvuga ko ndabariza abandi, naje nibariza, dusubizanye twese. Noneho umwaka ukaza ankubita ngasenga bikanga, wa kabiri bikanga, nzame nguma gusa mvumiriye, nuname gusa nkomeze nkubitwe gusa. hari n'abaza bakubita imyaka 10 bakubita imyaka bahanguye cyane. Revera mudarana yigeze uvuga kandi nagategereje ubundi, ndaramukunda, mwari mukunda cyane, azamubaka tubizi ko nzakurikirana mudarana cyane, na TikTok nzagenda ngakurikirana mudarana, ndabonye afite ahubwo na YouTube channel, naje no kuvuga ngo naje muvuga ubutumwa ndagucemeje, muvuga ubutumwa benshi nzakurikira abari Revera mudarana arakantu yavuze ejo bundi, yakavuye mba ari muri Foursquare mba ntibeshe, aravuga ngo umuhungu umwe ngo yashatse umugore wa mbere karamwirukana, ashaka wa kabiri karamwirukana, ashaka wa gatatu ngo baramubwira ngo gisarambira tisha niki uba mubiki,
ngahambwira icyo wajeje wa mbere mu mbabarire wenda novuga ibyo atavuze ariko wenda niho ngo numvise abantu ico umukozi w'Imana arakeneye kwigisha aravuga ngo wa mbere mutazi guteka ngo wa kabiri ngo n'umunyamwanda uwa gatatu ngo agerageza nzavuga ngo akabavuze rya gatatu rya kane ngo wa kane nawe uko ndamureba ngo turashaka ko turebana ngo ngise ngo aramubwira ngo kurumva ibyo bintu byose uvuze ngo by'abo bagore bose ngo niko nyoko ameze ariko turasaza ariko tawe yagiye turashaka takecu sinshaje ariko turi kumwe wumvise wa Mungu wa Mungu uko amaje kugarura uwa mbere ni ukuvuga ngo situation ariyo yose wa mama wa mupapa urimo ihangane kandi nico kinari abantu nyine gusa era imbuto usengera umugoroba wawe cyangwa umugoroba wawe Imana isaha y'Imana yigeze ibintu by'abyikora kandi ikibazo kandi taguciye mu ijambo si umwe si babiri si batatu b'abakozi b'Imana bakomakomeye bagiye bashaka abagore bakababera ibisitaza mu mihamagaro ariko ubu nyine n'abagaragu b'Imana bahindutse ese ubundi aragandu Yvonne yaravuze ese umukirisitu ko gukubita umukirisitu yawe n'ikigaragazo cy'umugore abenshi kandi ubu nyine bari mu kubikora kubera ko bari mu kwirukira gukubita bakirukira no kuje mu bindi kubera ko bari mu kwirukira muri ibi aho kwiyambaza gusenga nako kwirukira gusenga bakirukira gukubita kandi ari abakirisitu ico kintu kiratunaniye cyane kwihangana no gusenga kuko umukirisitu vuga ngo ubabaye una nasenge gutyo wishimye aririmba iryo jambo riragoye ndaguciye mu ijambo iryo jambo riragoye iyo wababaye neza uzunanirwa no guhumiriza gutyo iyo wababaye iryo jambo ryo kuvuga ngo usenge uzunanirwa no uzugira ngo uhumirize ukamutekereza cya kintu wasanga uvuga ijambo ukamumva cya kintu ukamunanirwa neza aho rero umuti wazo gani Bibiliya tubwiye wababaye biragoye uzoza ureba n'umutima urimo amashimwe unezerewe uba mwindirimbo kuriya umuntu ubabaye za ndirimbo ziba ziri murimo aba ariko yiganira agomba gusenga oya uzi ko hari indirimbo zimuririmba zirimo isengesho zitarimo ishimwe kandi kujya upfukama gusa ubabaye Imana iziguha imbaraga zo kwihangana kandi reka kubwire kandi reka mvuge kino kintu ubwire n'abamama wenda bananiwe cyangwa bafite ibigaragazo z'abagabo Imana yumva abamama kurusha abagabo Imana yumva umumama gute umumama ubabaye wasutse amarira ariko urenganwa kubw'ukuri niba uri mu kigaragazo cy'umugabo wawe yarakugoye ariko ukamwerera imbuto senga Imana yumva umugore urukurira ufite agahinda umutima we sinzi nimba ibyo bintu mutazumva ari jo uzumvise wa mbere ari n'ubuhamya w'umuntu yatanze je nategereye avuga ukuntu umugore yamusengeye umva umugore amusengera ubwo buhamya bwakoze ku kintu rero niyo mpamvu waravuze iryo jambo ryo kuvuga ngo Imana yumva abagore je natekereje ko nyine Imana izemva abagore cyane kurusha abagabo wewe bazabarira vuba Imana ikunda amarira amarira urayazi amarira yesheje amarira ubabaye uririra Imana ukarira ugasenga ukarira jewe umuhungu yatanze ubuhamya ukuntu umugore yamusengeye ndumva tavuga ati Imana koko ikunda abagore tuzamva ngo amarira y'Ana yavuyemo Samweli ko batavuze ngo amasengesho y'Ana na amarira y'abagore agira agaciro iyo wasenze ubabaye ugasenga se nyine kubera ko batavuze ngo amarira ya Abraham wese ndera afite agahinda ko kubura umwana sivyo nyine kandi uko ushobora kuba yarananize amarira yaretse kurira se ariko amarira babuze yana gusa babuze yasa nukuvuga ngo uriya isengesho ry'umukiranutsi koko kandi n'akarusho n'umudamu warisi zarigera imbere y'Imana ariko tureke no kubicisha hirya turabayumbe twese turabakristo twese
tureke no kubishyisha hirya jewe iyo nafashe neza igitaramo neza noneho nzira no kubona umugore cyangwa umukobwa wafashwe wa undi muyumba wafashwe neza agategura masozo azazamura mu yindi dimension y'igitaramo umugore warize neza cyangwa umukobwa watanze neza ariko tayandi muzo afite imbuto zose tayandi mahimba mama yangu umunsi umwe yari umudamu yaranzamuye yagiye hanze ndabwira neza agorogoshura ubwenge bwanje nari mfite zanye uko munsi nari mfite 200 mufuka kandi ndamuhiki iyo waje kubwira ninga nari kwimba uwo mugore ari imindiri mivuga ngo kiwa na Yesu shetani yawisi umugore wafashwe neza ndamanya taho duhuye sinamenye gihe nasimze ni nawe uzubira igitaramo kurusha umugabo reka mbabwire reka ni inama tugiye gutanga ku bagabo n'umugore bakijijwe mufite icyifuzo wenda kibagoye runaka uzozubira umugore agisengera natwe turumvikana ndabwo tworoshye natwe abagabo ariko abagore nakiza nararambira ako Maria none yaba gaso gupfa kurira ngo Maria yaba nuko bimeze wenda turiko tugana no kumusozo w'ikiganiro cyacu bavandimwe inama twobaha ari ibibazo bifitanye wenda mu ngo swat umugabo arakijwe umugore takijwe swat umwe takijwe ihangane inkoni yo gukubita wa muntu udakijijwe mugenzi wawe nisengesho kuma uwerega gusa kuma amukubita inkoni y'amasengesho amusenga ukubita inkoni y'amasengesho umunsi umwe izamugera senga wihanganye kuko ibigeragezo ni rusange kandi ntabwo mwashakana kuba impanuka ari abandi wenda bazavuga ati kungu nagiye gute wenda hari impamvu Imana yagushize muri urwo rugo kugira ngo uzomugeze mu ijuru cyane unamuhembere kuko ari abagabo bakijije abagore babo ari abagore bakijije abagabo niyo nakaje kandi hari n'ijambo ry'Imana rizarivuga gusa sinzi igitabo ribamo rivuga ngo uhane uteshe uhugure ufite kwihangana kose no kwigisha maze gutegera nk'iminsi ngahe uzuvuga ijambo ry'Imana cyane ariko utazi ibitabo nyabiri birashika kubera akazi kenshi ko muzuza nibagirwa ibitabo ariko byibuza jewe nzafata gusa gafata uko ijambo ry'Imana rivuze kibagirwa igitabo ariko gari n'umunsi nzibuka n'igitabo mwebwe nk'abamama niye namwe kiki niye conseil muheza abandi badamu bagenzi banyu swate bari muri yoka wabo yaramuguye ntabo muzi hano babo abagabo arabasinzi ako gahinda namwe murakabona muri ababyeyi cyane mugira icyo mubabwira reka je ntangire mbabwira ikintu twavuze ni naco twatangirije naco dusoreje nukubabwira ngo bihangane ntabwo twoza kubwira umuntu w'umukristo ngo niba unaniwe ngo umwihorere ngo uzumukingirana ubwo yasinze ngo umukingirane iyo siyo solution hari nige umugabo iyo yasinze nzanumva ngo bazagira inzara cyane iyo utahisubaheza nk'amatubwo cyangwa ubagaburire hari nige yocikana wo muntu akakugwa mu ntoki uziga gukura akoresha kamere mugomba gutandukana niba uri umugore w'umukristo ugende wihanganira umugabo umusengere uje ku mavi twumvishe yuko amarira yana yakoze ikintu gikomeye mu myaka 90 yari afite 99 yari afite 90 abona umwana rero nawe kigeregeza urimo urumva yahereye ku mwaka wa mbere ageza kuri 90 yasenga ntiyigeze acike intege umukeba wiwe akaza akamucurira akamubwira amagambo atari Sara ni wari ufite 90 nuko ariko arihangana yaza ruhango agasenga yayongorera bakavuga ati se uyu nguyu noneho ni umusazi wasinze ariko arasenga guhera ku mwaka wenda wowe uri ku mwaka wa 2 ariko ibo bagejeje imyaka y'isabukuru ariko barihangana nawe cyo twokubwira usenge uzogera unyeganyeza n'iminwa unyeganyeza iminwa Imana ngo izimenye ibyiherere izomenya ibyikeneye urugo rwawe rukomere muzogera kubikomeye umugabo ejo bundi dufite abagabo benshi hano bafite ubuhamya ukuntu bari abapagana ariko bakishijwe
nawe rero bigiramo uruhare uvuge ngo se Mana yakijije runaka azakurikirana wari umusinzi hari nabo uretse kubakurikirana hari abuze kuvuga ati Mana yabakijije naje nkireza umugabo bizogera aho bihinduke n'ukuri mwihangane mukomere hari uretse n'ubusinzi hariho n'ibindi bitari ubusinzi ugasanga umugabo yarakugoye ntaza atanga amafaranga yo kurya nukumubwira akamakubwira ngo ntayo ibyo byose ni ibigeragezo bibera mu rugo ariko icyo bishobora no kwihangana Imana izabihindura nuguma gusenga ukera n'imbuto gusenga biza byoro ariko kwera imbuto nibyo bisa bigoye rero tugende twera imbuto umugabo yaguheza yo kurya ataho yaguha nazo umusekere umushuhiriza amazi akavuga ati si uyu umugore wawe mfata gutya ejo yoheka igikapu atazagiheka ibyo byose bizabifasha kwera imbuto no kwihangana byohindura umuntu ari umugore ukugoye ari umugabo ukugoye ibyo bizogufasha ariko mama Bishop nawe urajya mu ikanisa urabwiriza mu ikanisa natangaye kumva noreze kuri mama Bishop ushize kashe akoze itangazo usigaye gusa kwarwa usigaye gusoma ijambo nta kindi naje inama notanga niyo no kwihangana hari abagore b'abakristo sinovuga ko ari abakristo batari abakristo kandi batari abapagani bataza bagera mu mahombi n'umunsi umwe sibyo bataza basenga no mu ikanisa cyangwa ngo baririmbe no mu ikanisa cyangwa ngo babwirize niba abandi gusaba bati bato sibyo ariko ugasanga bafite abagabo b'abasinzi icyo mwokora mwabagore mwe kabo mvuze uyu yavuze ga kuba Kristo naje mvuze kuri abo bagore mwihangane icya kabiri abo bagabo banyu baza basi rega ni umugabo yasinze kwanza azasa nk'ufite umwanda cyane umusinzi azagira umwanda umufasha ukaza uhora umugira neza habe nta hanze tibo bimenya ko ari umusinzi ukabigira ibanga wewe wenyine ukihangana ugasubira ukabigira ibanga ryawe wenyine warangiza nubwo udashoboye gusenga ugira maki ukazuvugira mu mutima gusa ukazuvugira mu mutima Mana urebe ibyo mbamo urebe iryo jambo ryonyine rizagukiza amakuru yari menshi tuzabazanira n'indi pati tunini mukeneye urugo ni runini tugana ku musozo murakoze cyane kumuragira neza tugana ku musozo ara umupasiteri umwe wacu akazavuga ngo urugo avuga ati mwabasore ashingira avuga ati mwabasore ukwiza ingo zose muzamubona ahangaha nta kindi gusa zirusha izindi ziriya zasambutse nukwihangana gusa nukwihangana gusa tujye mukaza mubona baso babagendera abanyoko ngo babagenda hanze muvuye ngo uzenda ngo hari ikindi bakoze ni ikintu kimwe gusa nukwihangana kandi nti wo kwihangana utazusoma ijambo ry'Imana utazusenga nukuvuga nguko mfasha yaravuze nukuvuga ngo nti wo kwihangana utazusoma ijambo ry'Imana igitera kwera imbuto ni ijambo ry'Imana no gusoma ijambo kuko tiwo kwera imbuto utazusoma ijambo ry'Imana rero tube mu buzima bwo kwihangana nk'abakristo nico kigomba kudukwira nico kidukwiriye umukristo yihangana ubu nguwo ntabwo ari umukristo rero ingo z'abakristo nibyo twakomeje tuvugaho ingo z'abakristo mukende mukomeze mwihangane mwera imbuto kugira ngo Imana ikomeze bagire neza sinzi nimba ari ico mwene data nawe yovuga murakoze cyane reka wenda tuze gusoza ariko tushishikariza abantu bose gukora subscribe abataragora subscribe share comment na like kuri channel yacu ya Kamenyero official koze w'Imana hari ibintu byinshi n'indirimbo ubuhamya butandukanye ni ibitaramo bitandukanye n'ibiganiro zubaka rwose kanda nzamuna gusaba abagore nabo bazabikora neza kugira gutya Reverend Dudu yigeze kuzatubwiriza akavuga ngiwe ngabe n'abashinwa wazakanda naje nuko akakoze ndebye gutya kuri YouTube naje mbakaze ibisaba ibintu kera naramenyera utokiza murakoze cyane komeze bingubwe neza.